twongeye kubasuhuza bakunzi bagubwa neza TV, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, abari mu gihugu ndetse mu mujyi wa Kigali, mwese turabasuhuje. Abari mu mahanga, mu bihugu bigiye bitandukanye, Afurika, Amerika, Uburayi ndetse na Europe, mwese tukomeje kubasuhuza. Mukomeze kugubwa neza, mukora subscribe kuri Gubwa Neza TV. Nanone rero nkuko bisanzwe muri kumwe n'umuhungu wanyu Dodos, nkaba mbasuhuje. Uwo nkurikiranye bakwita nde? Urakoze cyane. Rero ubwo twese tumaze kuba turi kumwe, ni ibisanzwe ikiganiro ni Rwagakoco. Nanone Rwagakoco yafashe bande noneho harahiye noneho, reka mbabwire ko hahiye koko. Rwagakoco hari uwo yafashe, nababwiye ko nzajya mbazanira ibyamamare bigiye bitandukanye hirya no hino, tuzajya tugenda tukajya muri sinema, mu miziki, ariko nanone nkuko nabibabwiye turacyari kumwe n'ibyamamare byo muri sinema nyarwanda. Uno munsi nabazaniye ibyamamare. Mbese ibyamamare nabazaniye ni ibihe? Aha, mukurikire mu kanya gatoya mutarambiwe, ndaje gatoya mbahuze n'ibyamamare. Ciao. Nkuko nakomeje mbibabwira, iburyo n'ibumoso bwanjye murahabona ibyamamare bigiye bitandukanye. Abasanzwe bakurikira sinema nyarwanda bari kubabona. Reka duhere iburyo bwanjye. Iburyo bwanjye ndi kumwe n'umukobwa mwiza. Bakwitane? Nitwa Anita Mukundwa. Okay, uwo turi kumwe hano iburyo bwanjye na Anita Mukundwa. Reka ndebe hino yanjye undi uhari. Wowe baba ukwitande? Nitwa Job Wogo. Aha, turi kumwe na Job Wogo. Aha, birakomeye cyane, amazina hagoranye kuyavuga cyane. Hirya turahabona umubyeyi w'icyamamare ukunze kugaragara agira abantu inama nyinshi zigiye zitandukanye. Reka nawe tumubaze, abenshi bafite amatsiko yo kumumenya. Wowe baba bakwita nde mubyeyi? Urakoze cyane, je nitwa Mami Imakire. Okay, turi kumwe na Mami Imakire. Rero mwumve ko dufite ababyeyi koko. Reka mbabwira, hari abajya bavuga ngo hahiye. Reka noneho koko hagiye gushya, tugiye kuganira n'ibyamamare bitatu. Ubushize twari tukumwe n'icyamamare kimwe ari we nyina wa Mbogo, noneho nabazaniye ibyamamare bitatu. Reka noneho dukomeze mbabaza aba bakinnyi, mbese ni rihe zina bafite muri sinema nyarwanda, mbese turagenda twunguka byinshi bigiye bitandukanye. Reka mpere kuri Anita Mukundwa. Anita Mukundwa, umukobwa mwiza cyane, umukobwa uteye neza, abenshi barabibona. Ni umukobwa mwiza cyane, utavuga ko atari uwa mbere mu byamamare dufite mu Rwanda. Anita Mukundwa, umaze igihe kingana iki ukina sinema nyarwanda? Maze nk'amezi 3. Anita mu mezi 3 yose amaze, Anita byamugize icyamamare. Ni umuntu uzamutse vuba ari kumvikana mu itangazamakuru cyane. Uwo Anita Mukundwa amaze amezi 3, ariko ugiye ku mbuga nkoranyambaga ukareba abantu bamuflowinga wakumirwa. Uri umuntu uzamutse vuba, Anita Mukundwa. None uri gukina mu zihe filime nyarwanda? Mbese umaze gukina amafilime angana iki? Okay, murakoze. Filime ya mbere nakinnye mu kwihorera muri Gubwa Neza TV. Okay. Gusa byaramfashije, kandi ku bafana banjye ndumva byarabanyuze cyane. Okay. Anita aravuga ati nakinnye muri filime bita Kwihorera. Kwihorera, filime ikunzwe hanze aha cyane. Ese Kwihorera bayisanga kwihecana? Kuri Gubwa Neza TV wayisangaho. Ku bafana banjye ndabashishikariza guhora muzireba cyane. Okay, aravuga ati mwayisanga kuri Gubwa Neza TV. Reka turebe nuno mugabo bita Job. Job aragira ati banyita Job. Job, umaze gukina filime zingahe? Murakoze cyane, maze gukina amafilime ageze mu 3. Ubwa mbere nakinye nkuko Anita bivuze, twarakinanye muri filime yitwa Kwihorera. Kandi twayikinye neza cyane, yararyoshe, iramamara. Byukuri abayikurikiranye bose batubwira ko ibintu byagenze neza. Okay, baragira bati filime yagenze neza. Filime Kwihorera imaze kugaragara ko ari filime imaze gukora amateka muri uru Rwanda, ari filime imaze kwandika izina Kwihorera. Kwihorera yaba muri ubu ngubu igiye kumara igihe kingana iki, Anita Mukundwa?
kwihorera iramara amezi 3. Yego. Kwihorera imaze amezi 3. Reka nanone twegere umubyeyi wacu mami mumaze kugaragara hanze aha ko muri icyamamare gikomeye cyane, uri umwe mu babyeyi bamaze kugaragara muri sinema nyarwanda cyane. Waba mu by'ukuri ugeranije amafilime mumaze gukina yaba amaze kungana iki? Murakoze cyane uko bivuze, maze igihe kinini kuko jewe umwaka uruzuye. Aragira ati umwaka uruzuye. Mami, niba umaze umwaka uzuye, filime ya mbere waba warakinnye ni iyihe? Niba barabikurikiranye neza, nakinnye filime ya mbere yitwa Ibanga Rikomeye. Aragira ati ababikurikiranye neza bakareba filime Ibanga Rikomeye, niyo filime nahereyeho. None filime wahereyeho Ibanga Rikomeye wayisanga hehe? Ibanga Rikomeye nakinnye warisanga kuri Gubwaneza TV. Aho niho wayibona ukayikurikirana neza, ukareba uburyo amabanga bakomeye n'uburyo abantu babika amabanga mu buryo bukomeye cyane. Aragira ati urebye neza uburyo bukomeye abantu benshi bagenda babika amabanga menshi mu ngo zabo, twarabigaragaje turabyerekana neza buryo ki twajya twitwara mu ngo tukamenya ko abantu benshi bagiye bafite amabanga akomeye. Reka nanone ngira ikindi kibazo nkwibariza mami, mbese mu mafilime mumaze gukora nihe filime yakunzwe cyane mwakoze abantu bakurikirana cyane bakajya kuyireba, washishikariza abandi kuyireba? Amafilime tumaze gukina ni menshi, hari Ibanga Rikomeye, hari Rumara, hari Kwihorera, ariko filime zose uko twagiye tuzikina agiye ntabwo navuga ngo iyi ni ukuvuga ngo ize filime zose nk'uko twazikinnye, umuntu ushobora kuyikurikirana yagenda abonamo isomo akagenda abonamo inyigisho bitewe n'uko ayikurikirana cyane. Ariko jewe uko nabibonye, nabonye Kwihorera yarakurikiranywe cyane. Aragira ati mubonye iyi filime bita Kwihorera niyo bose bagiye bahurizaho, akagira ati Ibanga Rikomeye, atari kwa amafilime menshi twagiye dukina atandukanye arimo inyigisho nyinshi, abantu bagakwiye kuyareba bakayakurikirana kugira ngo bakuremo izo nyigisho. Mbese niba mumaze gukina amafilime menshi muri ino minsi, ni iyihe filime nshyashya ubu ngubu mwaba mufite mwashishikariza abanyarwanda kugira ngo bayirebe? Murakoze. Filime turi gutangaza muri iyi minsi igiye gukurikira yitwa Kwihugiraho. Ndabashishikariza kuzayireba cyane, mukagira nk'abafana bacu mukagira ikintu mwakora, mugakora subscribe mukayireba ikabashishikariza. Iyo filime Kwihugiraho abantu benshi muri iyi minsi urasanga benshi bihugiyeho, bari mu kazi, bari bize. Iyo filime rero kugira ngo umenye ijambo kwihugiraho uyikurikire neza. Aragira ati filime Kwihugiraho niyo igiye kuba iri hanze aha, mukore subscribe na Gubwa Neza kuri Gubwa Neza. Mbese muri aka kanya nagira ngo mbabaze mwese, nabonye mukinira Gubwa Neza, mbese wansobanura muri make filime bita Kwihugiraho uko muri kuyitekereza abanyarwanda hanze bazayakira? Murakoze cyane. Kwihugiraho ubundi ni ijambo risobanura ko mu magambo make rivuga ko abantu benshi muri iki gihe barihugiraho bakibagirwa inshingano zabo kenshi zijyanye n'urugo, ugasanga umuntu atwawe n'akazi cyangwa se ahugiye ku bintu bimureba gusa, akibagirwa ko hari ibindi bintu rusange bigomba kugira ngo nabyo abyiteho. Urebye neza muri iki gihe cyane cyane ngewe nkunda gutanga urugero mu burezi. Urasanga ababyeyi benshi barihugiyeho pe, bakirirwa mu kazi, mu mabiro, birukanga mu byo barimo bakora, ariko bakibagirwa inshingano zo mu rugo. Ugasanga umubyeyi ntabwo yita ku bana be, mama w'umwana ntabwo azi umwana uko aryamye, ntabwo azi uko abyutse, ugasanga mu by'ukuri abana babura bwa burere. Ubwo niyo mpamvu rero tuvuga ngo reka dufate uwo murongo twibutse abantu ko batagomba kwihugiraho cyane, bibuke ko bafite izindi nshingano. Murakoze. Murabyumvise rero Kwihugiraho icyo iri kwigisha muri ino minsi ni filime ndumva ifite inyigisho nyinshi. Reka twumve n'umubyeyi mami. Murakoze cyane. Ntago ndi butandukane cyane na bagenzi banjye, no kuvuga ngo mu minsi iza abanyarwanda bakurikirane cyane ino filime igiye gutambuka yitwa Kwihugiraho.
ni ukuvuga ngo muri iyi minsi nawe ubibonye n'abandi hirya abantu bihugiyeho. Mugenzi wanjye yavuze ababyeyi uburyo batamenya abana, niba bakoze homework, niba umwana yize, niba yagarukiye mu nzira, ababyeyi bihugiyeho. Hari n'urundi ruhande tutagomba kwirengagiza, abantu bagomba kubona kandi bakakurikirana neza, nk'ababyeyi mu rugo, abamama, abagore batakimenya inshingano zabo. Ugasanga umuntu yabyutse kare, yagiye mu kazi, akazi kararangiye, agiye ku ishuri, ntabwo azi mu rugo ngo abana boze, abana bakoze homework, ese umutware yatashye, yabonye ibyangombwa. Ni ukuvuga ngo rero bayikurikirane, bayirebe, barakuramo isomo rikomeye, barebe uburyo ibyo bintu byose bashobora kubihuza, kuko ni ibyabo, ni inshingano zabo, birakenewe. Kuko inshuro nyinshi iyo ugiye kureba usanga ingo zisenyuka, abagore ntago bakimenya inshingano zabo ngo bite ku batware babo, abagore ntago bakita ku nshingano zabo ngo bamenye abanyeshuri, ndetse n'ibindi. N'abagabo ubwabo, umugabo arataha ntabwo azi umugore igihe yatahiye, ntabwo azi umwana, nta kazi gusa. Ni ukuvuga ngo kwihugiraho, bakurikirane, biraza kubafasha, kandi nibakurikirana neza bazakuramo amasomo ashobora kubafasha none n'ejo hazaza. Urakoze. Murakoze cyane. Ni inama nyinshi tugiye twumva, ariko mu gihe turi kugana ku musozo w'iki kiganiro badukuyemo inama nyinshi. Mbese niki aka kanya wasaba abakunzi bawe bagukurikiranye kugira ngo mube iyo filime mwabasha gukomeza kuyigeza kure? Niki wabwira abakunzi bawe? Murakoze. Abakunzi banjye ndabasaba subscribe, ndabasaba comment, ndabasaba gusharinga cyane, gusa bizadufasha, kandi murakoze, ndabakunda cyane. Aragira ati gukora subscribe, gukora comment, gukora share, byose ngo nibwo filime yabo izakomeza kugera kure, namwe mubibafashijemo. Mwebwe niki mwasaba abakunzi banyu mu gihe muri gukora iyi filime izaba imaze kugera hanze? Ntatandukanye cyane n'ibyo yavuze. Cyambere turabasaba kugira ngo bakomeze badukunde, turabashimira. It's really good to see them following us. Ni byiza cyane. Bakomeze basharinge, basangize inshuti zabo nazo zirebe, kandi bakomeze baduha ibitekerezo kugira ngo tugerageze kugira ngo turebe aho twimprovinga cyangwa se aho twakosora kugira ngo ibintu bigende neza. Iyo arebye filimi ntabwo ari kureba gusa, ahubwo aduha iyo comment, tumenye igitekerezo afite, tumenye ibimushimishije, tumenye ibyo ashaka ko byongerwamo, kugira ngo ubutaha tuzakomeze kugira ngo tunonosore, kuko ntabwo tubyikorera bino bintu, ahubwo tubikorera abakiriya bacu cyangwa se babandi batwumva, babandi badukurikirana. Rero twifuza kugira ngo tumve ibitekerezo byabo, noneho duhange ibintu cyangwa se dukine ibintu bishimira. Aragira ati rero mukomeze mwoherereze inshuti zanyu, mwoherereze abavandimwe bakomeze gukurikirana iyi filime, kuko irimo inyigisho nyinshi, kugira ngo abana n'inshuti zanyu babashe kugira ibintu bamenya batari bazi cyangwa se birengagizaga, zigende zibakebura. Mubyeyi, turi gusoza iki kiganiro, ni iki wabwira inshuti zawe, abagukurikira, niki wabasaba muri rusange? Urakoze cyane. Icyo mbasaba, ndabasaba byinshi ibyo bashoboye, ariko icy'ingenzi kirimo, ndasaba kugira ngo bakurikirane ino filime igiye gutambuka mu minsi iza, kuko irimo isomo, irimo impuguro nyinshi. Ni ukuvuga ngo nibayikurikirana kandi bakaduhugura, ni ukuvuga ngo hari ukuntu ukurikirana ugashyiraho comment, ugashyiraho guhugura. Ibyo bintu turabikeneye cyane. Kandi ikindi, be guhugira mu mafilime ya hanze, mu mahanga, abazungu, kwicana, kurasana, ariko na filime nyarwanda zifite amasomo muri iyi minsi ya none, kuko bagiye bazikurikirana babona byinshi. Like bazikore, subscribe, comment n'ibindi, kandi turabakunda cyane. Murakoze cyane. Uganiriye n'aba basitari cyangwa ibi byamamare, nababwira ko bwakira bugacya, ariko ni byinshi babasabye, ni byinshi bababwiye. Rero komeza ubakurikirane kuri Gubwa Neza TV, mubakora subscribe na share. Ikiganiro cyari Rwagakoco, ngiyi Rwagakoco rero abo yari yafashe uno munsi, ngaba bo twari twabazaniye. Muri kumwe rero n'umuhungu wanyu Dodosi. Reka mbabwire ciao ciao, nakagaruka. Shalom.